nzigoma mukura n'itsindwa iraba yarenganye bigombe bibi noneho bikarangira iriya action ya Zuber na Clement ibereye kuri match irimo expectations nk'izo yego you understand abayobozi bamukura ndabazi bose yaba uyu Jean Paul vice president ndetse n'uyu president na abantu bakiri batoya ni generation Kadu ni generation yanjye na numuvugizi wabo Gatera Edmund umunyamakuru numuvugizi w'abafana Olivier Ba n'umunyamakuru rek ndetse na Musoni Prote nawe ni generation y'imyaka yacu n'abantu bigaragara ko abatarakuze bafana Mukura bafite indi bafanaga yego ariko inshingano ziberekeza muri Mukura nk'akazi so birashoboka ko rero impande z'ibibazo Mukura yagira byaba imbarutso cyangwa se yabakoze immediate ariko amakipe bafanaga kera yabakoze lointain bisonu cyo nabita ngiki impamvu yako kanya cyangwa se immediate lointain ni cyamateka vuze ni impamvu y'inkomoko impamvu y'inkomoko so nico nabonye n'abanyamakuru benshi bagenzi bacu bahereyeho bamwe bakavuga ati action zagaragaye kuri penalty ya Rayon Sport kuri Rutsiro kuki zitavuzweho kuri Mevesa kuki zizo zitavuzweho kuki yakorera n'abakuri imana wabanje kuki like nyine ubundi no marige simbyemera umuntu ashaka kuvuga ibintu kuko uwo musari bwabonye akanya ikirinya akaba atarabonye akanya wenda ikibazo cyaba uwavuze kwenda kuri Mevese na APR izindi match zindi zabaye ziri perfect ntabwo yazibonye ntabwo yazimenye ntabwo yamenye wenda ABCD byagenze gute so kimwe mu bintu kibaho muri football nuko nta muntu numwe uburi vijera kurya kubwira action kuri action uretse umusifuzi nawe rero burya ntabwo bari vijera 100%. ikintu gikomeye mu misifurire ho ku isi hose nko twagiye dutanga ingero ni ibintu bibaho ko hari igihe habaho igihe cy'imikino runaka nyine ku isi hose imisifurire itavugaho ugasanga muri Premier League habaye nk'imikino 6 imisifurire ntigenze neza kenshi ni ya mikino iganisha ku gikombe niyo mpamvu Saddam yibazaga ngo journée ya kane kwe mu mwaka ushize mu mikino 22 23 nibwo hano nanone habaye icyo kintu cyuko abasifuzi batarimo gusifura byabaye ikibazo ariko aka kanya icyambere cyo nuko watanze rezira cyangwa se uvuga rezirita niho haba havuye ikibazo kubera ko tubyemere ko abafana ubwacu abafana bari hano mu Rwanda abafana umupira nyarwanda ntago baragire kuri level yo understanding ibyo bintu neza ni nayo mpamvu abenshi n'uwagiye kuri stade haruba yibereye muri stade ariko n'umuntu afite akaradiyo ku gutwe telefone irimo radio yumva kadavuze ati barangirangije yiri trust issues ntabwo abayizeye ko ibyo ari kubona ari byo abayizeye ko abanyamakuru kwa kundi nyine avuga ati yewe ngiye nkunda Kadu mfana Kadu nkunda Maxi nkunda nukuvuga ngo ndaza kumva kubera ko mwizereyemo ndaza kumva nyine ibyo ari bumereze nibyo satisfied n'ibyo ngibyo right ukomeza n'ukuntu abantu batwumva avuga ati jewe ndabona Kadu tutekereza kimwe ngiye gukomeza mukunde ntawe tayira kimwe nzamwumva ina birangire ati Kadu yagiye kumbwira Mukura abaguruka atari ko reyo yanjye ayitse bose kandi mbona muturi umurongo komeza rero ibyo ngibyo nibyo ubundi biza bigahura na bya bintu byabaye mu mukino bitewe nuko runaka yavuze ibi nibi wa mufana we akagendera kuri bya bintu runaka yavuze ariko nanone amakosa abamo menshi nimba ngiye gupostinga ko APR yatsinze Mukura ariko nka postinga kuri izo nsida 3 gusa zabaye navuga ko hari penalty yashobora kuba yariyo hari offside yashobora kuba atari offside hari n'iryo kosa Clement yakoze ariko nyine ngiye nkatanga ibyo byonyine sinanatanga byibuza ngo nsobanure ngo bite nkuko usobanuye video yose uko ibintu bimeze hari kuba wahereza umuntu ibyabaye muri match ariko byibuza ugatanga nizo fact nkeyi ukavuga uti nubwo abenshi bavuga ko Clement byagenze gutya na gutya ariko ku yindi angle birashoboka ko byagenda gutya na gutya rero ugasanga nimba ari wo mukino wari ukomeye wanabaye yindi mikino yose yabaye yanavuzweho byarangiye ugasanga nyine babantu bose bagiye kuri side imwe yuko byanze bikunze cucuri yibi yapi erega nk'ubu ejo Kiyovu yarakirinyinganya na Musanze nta muntu wamenya ko yakiriye ibyiriwe biri byabuze byose. Hari umukino wabaye mu kwa 9
muri shampiyona turimo wahuje ikipe y'Amagaju n'ikipe ya Bugesera yes kuri stade Kamena habayeho ikosa match ya Sifuwe na Isiaka donc ikitwa ikosa nuvuga ngo umukinnyi yageze muri box w'Amagaju ageze box baro arayitakaza mu kuyitakaza uwitwa Hirwa Jean Dodi aramudaka aramufata n'intoki n'amaboko hano muri box muri rugby kumuntu afata umuntu nyine mu nda akamushyira hasi umukinnyi aragwa baro yamaze gutakara ko yagiye icyo kirego cy'Amagaju bahitanze bavuga ko ngo umukinnyi wabo yaguye muri box yagushijwe sori muri box sifuza arabwa ati iyo umukinnyi yatakaje umupira utari muri position yo kuwukina aho waba uri hose ubwo nyine byateje akavuga ku kibuga arasobanurira ariko banga kubyumva ariko Amagaju bati rero twebwe ntabwo tujye kurega abantu bati mumurege rwose uyu musifuzi mumurege turukeneye ko mumurega kuko ibyaha bimaze kuba byinshi nuvuga ngo rero umukino wabaye mu kwa 9 niba hari ku itariki nka nk'eshanu kanza ndebe numva ni muri 5 n'eshatu gutyo ariko iyo dosiye iyo video yo mukino yasohotse uyu munsi yaribitse urumva icyo kintu yahuye n'ibyabaye ngiye gusobanura iyo video mu Rwanda kadu si umukinnyi ufite amadreds umukinnyi muto ujya kuba muremure normally hari ibintu bibiri biba muri football abantu batareba babanje bagwa hasi bwa mbere uwo mwataka waje byitwa gukorerwaho penalty ngo itatanzwe kwa kundi uhaguruka umuntu muri kugundagurana ukamujomba inkokora sizo niba ari ukunayibereka kuko nabirebe ndaba nti kuki muri guhita musimbuka iyi action y'uyu mwataka wateye inkokora mugahita mureba mufashe mu mbavu waje no guhita murekura yamurekura agahita yinaga iyo action sinyibuka neza cyane iyi video yashyizwe hanze uyu munsi bashuka abantu like ko byabaye muri weekend kandi sibyo rwose byabaye kera so ni kimwe mu bintu abasifuzi normally hari amakosa bakora ya kimuntu umuntu nabona kiratini baravuga ngo errare humanum est human being is created to do bad like umuntu aremye byoroshye ko yakora icyaha yakora ibibi yakora amakosa nibyo byoroshye gukora ibyiza niyo mpamvu bahereza umuntu bashimira umuntu bagahora bamuhanira gukora ibi uramukino wabaye tariki 20 z'ukwa 9 yego yabarangiye ari 0-0 ikintu rero kimwe kibi cyane kibaho ni uburyo buri gihe abaza amategeko cyane abari kureba tempo y'umukino duhora tubashinja ko bariye tubashinja ko bari kandi ikintu kibabaje ngese ubundi cyizere cyagiye abantu banarya mu Rwanda kansobanura abantu babyumve neza abasifuzi bayarya basifura neza macikanye nta skandali irimo umuntu watamiye kugira ngo asibe ibimenyetso nta skandali izamo niba ari ruje arayigwa niba ari penalty arayigwa kuko abazinyirizina ikijya mbere kuko niba wariye ushaka kwibi kwa n'umutoza ari umusifuzi witwaga Israel Mujuni muri Tanzania hari ikipe hano mu Rwanda ifite abafana benshi sinyivuga kuko ntago mvuze benshi kurusha izindi ariko iyo ifite abafana benshi yigeze kwisifurira abakinnyi barenze 3 abafana babaye yigeze kwisifurira maje noneho akajya yari yabwiwe na bamwe mu bayobozi b'iyo kipe ati dufashe rwose birakomeye progressa tugakomeza imbere nonewe akajya abwira Max cya gitego baracyerekanye singikiriya nta biragoye ko umudefazi hari n'ikindi batsinze cya Manuel Mandzukic batsinze Real biragoye ko umuntu uri hejuru azamuye amaguru kuri buno mwegera ubugiye mu rugo keretse wari wamutanze baro niwe basifura so noneho
Israel Mujuna akajya abwira abakinnyi b'iyo kipe ati ko mutagera muri box uziko batanagwa muri box bagwaga inyuma ya Sirifasi abase ndaterura bayitangira hano penalty hagati ntugwe mu bazi birashoboka gushaka kwibira abantu ukabibona kubera ko ntacyo bifiteho Amnyazambia nje match ku mota 40 zikazwe Jenny zikazwe